Wibuka ni inshingano Jenoside si ikamba twirata bikuye muri nyandiko n'ubutumwa bwa Madame Jeannette Kagame umufasha mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame bujyana no kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe abatutsi. Twibuke twiyubaka imyaka 30 irashize u Rwanda ruvuye mu icuraburindi aho rwari rutwikiriwe n'igihu cy'umwijima umuntu atatekereza ko cyakweyuka. Biteye isoni bikanashengura umutima kubona nyuma y'imyaka igera kuri 30 abanyarwanda tukirwana no gusobanurira ukuri kw'amateka yacu, amateka asobanutse kandi yanditswe neza, abantu busanzwe bazweho kumva no guharanira ukuri. Igishengura umutima ni cyica ngo kigarukiraho gusa, ahubwo hejuru y'agashinyaguro n'umubabaro w'abazize Jenoside yakorewe abatutsi hari abahisemo kugoreka amateka y'urupfu bishwe, aho kubaha icyubahiro kibakwiriye ngo babareke baruhukire mu mahoro. Misemo kwandika kuko mpora nibaza aka gashinyaguro kazakomeza kugeza ryari. Birabaje kubona bisa nkaho tugomba gukomeza kwisobanura kuri bamwe bahitamo inabi biyemeje kugoreka amateka ya Jenoside yakorewe abatutsi kandi yaremejwe uko ari kandi adakwiye gushidikanywaho uko ubundi kirazira ku zindi Jenoside zabaye kandi zikemezwa mu mateka y'isi. Aka karengane gakomeje intego cyakora nta cyadutangaza kuko ntacyo tutabonye ukuri kuzima, ariko ukuri kuzima ko turakuzi. Nibyo abanyarwanda turacyafite intimba ariko ntituzigera dutezuka na rimwe ku kuvuga ukuri. Mu gihe n'uyu munsi tukibona ko ikinyoma kirimbuzi gikomeje guhabwa intebe no mu baturanyi babonye ayo mateka. Mu gisobanuro cya Jenoside igira abo yibasira n'uwibasirwa, utoteza n'utotezwa nk'uko byemejwe na Loni. Inyito yemewe ni Jenoside yakorewe abatutsi birasobanutse. Muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri mu gihe cya Jenoside abari bayoboye u Rwanda bumvaga batewe ishema no kwiyita Parmehutu cyangwa se Hutu Power, mu gihe abatutsi bagizwe nyamuke batotezwaga bakanashinyagurirwa mu buryo bwose bushoboka. Mu maso y'aba bategetsi abatutsi bahinduwe ibivume, bafatwaga nk'abagome biratana ubwenge, bagereranyijwe n'imungu mu muryango nyarwanda, bakabita n'andi mazina abatesha agaciro. Ku rundi ruhande kandi banashinjwaga kuba ibikoresho by'abakoloni kandi abakoloni nabo ubwabo baravugaga ko abatutsi ari umwanzi ukomeye ku gihugu. Mura nibaza impamvu kuvuga ukuri kw'aya mateka muri iki gihe ati kuri bamwe bisa nkaho ari ugukoza agati mu ntozi, aho si kwa kwirengagiza nyine ndetse no kurebera abantu kandi batotezwa bicwa ati kwatumye baturoha mu nyanja y'urwango n'ivangura byabibwe igihe kirekire bikatugeza aho bifuzaga. Ibi bikorwa ati byavuyemo itoteza ryakorewe abatutsi igihe kirekire ati n'ubu turacyabyumva hafi yacu. Muri uwo mugambi mubisha umututsi yagombaga kubanza guteshwa agaciro ndetse no guhindurwa ubusa igihe kirekire, agahindurwa igicibwa mu maso ya bose, bityo bikorohereza buri wese kumwica urw'agashinyaguro ndetse no kumurimbura burundu. Mu mwaka w'1994 hafi isi yose yareberaga ubwo twamburwaga ubumuntu. Imisozi yose y'u Rwanda yahinduwe imva, ati birengagije ko abanyarwanda bose nabo bakwiriye kubaho, ati n'ubu bakaba batinyuka kurenzaho guhonyora amateka yacu nkana. None ni ukubera iki hari ijisho ry'umugambanyi risa n'irihora kuri aba banyarwanda bateranywe kuva kera ndetse kandi banafatwa nk'abateye ipfunwe batanakwiye kugera ahabona. Simfite amagambo yavuga ukuri ati ibi byose nta jambo mbona rikwiye kandi ryasobanura aka kaga kagwiriye u Rwanda. Iyo witegereje umwete wa bamwe mu guhimba inkuru ndetse no kugoreka amateka bagamije gukuza ivangura, uko tugeze mu gihe cyo kwibuka kwirengagiza nkana amahitamo yacu nk'abanyarwanda ndetse niba kwe bafite ryo kwanga kwemera ukuri ati kukuba twarabohowe n'abacu ati bitanze bagahagarika Jenoside. Nyamara kandi ati twongere twibuke ko abo birengagiza ukuri ari bo bareberaga icyaha gikorwa igihe abatutsi bicwaga buhoro buhoro ndetse bakabihunza amaso bagahitamo guceceka. Biratangaje rero kumva impuruza yabo idasanzwe, bituma umuntu anibaza byinshi. Mbese ubu burakari bwari hehe igihe amoko yandikwaga mu ndangamuntu kugira ngo bizorohe guhiga abatutsi igihe cyose no kubamenesha mu rwababyaye bakoherezwa ishyanga? Kuki ubwo burakari bwakijije ubukana ati igihe abanyarwanda bahitagamo guverinoma y'ubumwe bwabo? Ati ku bakinirwa n'imvugo bakoresha kuri Jenoside yahekuye u Rwanda imyaka 30 ikaba ishize bakirwana nabyo, nagira ngo mbibarize ese koko mwahisemo kwiyambura ubumuntu mutinya kuvuga ko Jenoside yakorewe abatutsi kuko mutekereza ko ari ugutera ingabo mu bitugu ubuyobozi bw'u Rwanda, ubuyobozi mwita ko bubangamye?
ariko ibi ntabwo ari byo bitera urujijo kurusha. Ati hadutse uruvangitirane rugamije kuyobya uburari, ubujura bw'amabuye y'agaciro, ubwicanyi bugamije kurimbura ubwoko. Abajenosideri bahunze bagikomeje umugambi mubisha wo kurimbura abantu basize badasoje. Ati n'abemera koko hari abatotezwa muri aka karere dutuyemo, ati babibasira igisobanuro cy'uko abamburwa ubumuntu ari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi ahubwo ari inshingiro ry'urwango rwihishe inyuma ya jenoside, nyamara ntawe ukwiye kuvutswa ubuzima azira uko ari. Ibi bituma umuntu yibaza uwungukira mu gutera urujijo ku ngingo nk'izi zitandukanye zidakwiriye no guhuzwa. Ese ubwo ahari uburyarya no kwigiza nkana ni hehe? Binyuze mu bitangazamakuru n'inama zitandukanye turacyumva imvugo zihembera urwango, tukabona kandi tugasoma amagambo y'urukozasoni abwirirwa abarokotse jenoside yakorewe abatutsi anagamije kubaca intege, ati mu rugendo rwo kwiyubakira igihugu. Hari ubwo wibaza ahari ko habuze umutimanama n'ubushishozi, ukaba wanagira ngo ni ubunebwe ndetse no kwigiza nkana, ati by'abandika bene nk'ibi. Uzumva bavuga bati aba bategetsi barangwa n'ivanguramoko, basahura abakene, umutungo kamere ukaba watuma bamara imbaga. Iyo kurimbura ubwoko biza, ati kuba biterwa no kurwanira umutungo kamere, uyu mugabane wacu wakagize abagizweho ingaruka n'ibyo bikorwa bake. Hari byinshi bidasobanutse. Ninde wungukira muri iki kinyoma? Ese indangagaciro zacu zacengewe, ati zirahutazwa ku buryo twemera gucibwamo ibice byoroshye, bityo n'abashaka kutuyobya ndetse ntitunabibone. Mu gihe dusoma ibinyoma ku mateka y'u Rwanda, ati ibikorwa ndetse kandi bigakwirakwizwa cyane mu bihe byo kwibuka nk'aho ibikomere dufite bidahagije. Tugomba gukomeza kurwanya abavuga amateka yacu uko atari. Biratangaje kubona hari abasa nk'aho bakumbura ya minsi y'urwango n'amacakubiri, iti byari byarahawe umwanya mu gihugu kidafite ubuzima, gishishikajwe no kwimaraho abana gikoresheje imihoro aho kuyikoresha icyo yagenewe ngo ikorere imirima izatunga abatuye igihugu. Ese amateka ntacyo yatwigishije? Iryo vanguramoko rifite agaciro kahe mu buzima bwabo, ati ku buryo bemera gukomeza kuba imbata y'ibyo bitekerezo? Ukuri turakuzi, tuzi neza abo jenoside yibasiraga kandi ntituzigera tubibagirwa. Ikindi twe ni uko u Rwanda rw'uyu munsi, urwo Rwanda ati rwishakamo ibisubizo, uru Rwanda rwateye imbere, tudashobora guha umwanya ibidateza imbere igihugu no kubiba amoko mu bantu. Twese twasobanukiwe ko turi Abanyarwanda, twese turi Abanyarwanda, uru Rwanda ni urwacu twese, ntituzongera kwemera ko rutemba amaraso y'abacu. Kuri inshuro ya 30 twibuka, inkovu ziracyari mbisi kandi birumvikana turacyababaye, ariko tugira icyizere n'umunezero iyo tureba aho abato babyiruka baganisha uru Rwanda rwacu. Iyo tuvuga ntibizongera ukundi, birenze kuba icyifuzo ahubwo ni igihango. Gushidikanya ku bushobozi bw'u Rwanda bwo guhangara ibyananiranye byaba ari ukwibeshya gukomeye. Nyuma y'imyaka 30 y'amahoro, igihe kirageze ngo nabirengagizaga batangire kwemera ukuri kw'amateka. Abavuga ko bahangayikishijwe n'ahazaza hacu bakwiriye gukoresha neza igihe cyabo bita ku Rwanda mu gukumira jenoside ndetse kandi no guhangana n'ingengabitekerezo yabo. Kuri mwe mwarokotse, tuzirikana amahitamo yanyu yo kubaho mukanga guheranwa n'ishavu. Kwibuka bikomeze, ati guhamya ishema dutewe no kuba mutwaje mu buzima, ati uyu munsi tukaba tubafite. Mpore Rwanda. Akaba rero ari inyandiko y'umufasha mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Madame Jeannette Kagame yagiye agarukaho mu gihe u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30.